buriya mbigenze ko nkunda abana b'umugabo wawe b'umugabo wanjye ariko nkaba ntiteguye kubarera nta nubwo ariteguye no kugira umwana we no kurera semoso Okay, introduction. Hey guys, it's been a while. Very much. Welcome to the channel. Yeah, welcome to the channel and like babandi nakubwiye babakunda. Ashire badukunda. Umuryango wa Kalisa, I know aho muri muzareba no video. Turabakunda cyane and subscribe. No shout out to you, no, murakoze cyane. Abantu bazakunda yaravuze ngo na Alliance. Alliance kinekura. Alliance. Ariko Alliance mvuga ari izi ntabwo ari Alliance tuzi. Uyu wari we ntabwo mbizi kubera ko uwatera comment niba izina ryawe ari Alliance ngo yitwa Alliance Saudada. Ninde wundi dukunda mama niwe musuhuza urakoze cyane kudukunda. Umuntu wese ukora share agakora comment akalayikinga of course aradukunda kandi natwe turabakunda. Amen. Amen. Anyways, kanze mba welcoming mu kintu uduhe ikaze uduhaye ikaze kuri channel yawe. Anyway, reka mbahisha ikaze kuri channel yacu n'umunsi tubafitiye iyindi episode. And then let me introduce everyone. Ndi Mwiza, Yvonne, and then Mama Shaka. Anyway, gahunda tubafitiye uno munsi niyo njye nabazaniye uwundi mbigenze. Uwundi iyindi mbigenze nte mutubwire uko mubyumvamo, sibyo? Noneho to expressing opinions zacu. Anyways, tangirire. So reka nze ni kuno mukobwa ari umukobwa uri gusaba intuza, umukobwa uri gusaba inama katumwite Alliance. Noneho Alliance ashatse vuba, nta mwana yari yagira, noneho amaze gushaka umugabo we ni umugeni baracyari muri buki. Umugabo we aragenda aramupfukamira aravuga ati umva Alliance, ndabizi ngo urankunda nanjye ndagukunda ariko hari icyo nshaka kukubwira. Kera nkiri umusore nirukaga mu gasozi. Nirukaga mu masozi. Ari guheheta? Yarahehetaga. None twashakanye ngewe guheta no gucuruza. Yari noneho abwira umugore we, noneho ngewe ngo twarashakanye maze kugezayo abana batatu, maze kubyara abana batatu. Noneho Alliance aravuga ngo basheri nyine nta kibazo nzabarera. Aravuga ngo nta kibazo gihari, ndi kubona ko warahindutse kandi twatangiye ubuzima hamwe natwe n'urukundo rwacu. Reka nze ntugire ikibazo ngewe, ahubwo thank you for telling me, sibyo? Arangije kumubwira utyo Alliance ari kumubwira umugabo we aravuga ati ni byiza. Noneho Alliance anamushishikariza kujya gushaka abana be akabamenya, sibyo? Akanabitaho. So umukobwa w'umutima, umugore mwiza. Noneho arangije igihe kimaze gushira, umwe mu bagore aza kurwara, mu bakobwa b'uwo mugabo yabyariye aza kurwara. Amaze kurwara agera haranapfa.
sad. Noneho uwo mwana w'umugabo we araza abana nabo kubera birumvikana nyine umwana yarabaze kujya kuri umubyeyi, noneho baramubwira baraza bari bo batangira kumurera. Noneho abandi bagore babyumvishije, babandi babiri basigaye babyumvishije bati iyo babawe uzi ko natwe this whole time tumaze turi kurera abana, turi kurihira ubusa twenyine, turi kurera abana, namwe nimufate n'abacu ngo nabo mwarere ni turn yawe. Nyira ati nawe ngo fata umwanya urera abana bawe, ni twebwe twabanje tubarera nawe komerezaho. So babigiriyemo ishyari. Noneho umugabo nawe atangira kubaza umugore ngo ari kumubwira ati ureke abana baze ngo tubarere. Kandi umugore nta mwana yari yabyara, yararindiye ngo ninjya kubyara nzabyara hari aho ngeze, maybe hari ibyo maze kugeraho either financially or otherwise, yarashaka kwitegura kubyara abana mbere yuko ababyara. Noneho none iyi situation ni ukuvuga iri buze kumuforcinga kurera abana batatu. Yari asanzwe afite 0 children, kurera abana batatu nta n'umwe muri bo araza. None akavuga ati none buriya mbigenze ko nkunda abana b'umugabo wanjye, ariko nkaba ntiteguye kubarera. Nta nubwo ariteguye no kugira umwana we no kurera semoso. None ibaza uriya heyanse first. Ikintu cya mbere mbese wenda cyo nanze feel like abantu bakundana niwo mwanya baba bafite wo kugira muganira ibintu byose. So I can't have option yo kuvuga ngo ntago mushaka cyangwa se uze mu buzima bwanjye n'intuza n'imizigo yawe yose. Kumva the fact umugabo ntabwo kumenya everything beforehand. Of course. Yeah. Of course. Like uyu muntu mbundi muri guteretana mbese nyine ni cyugiye cyo kuvuga ati nshaka kubwira utwanjye twose, nimba ari n'indwara mfite nzikubwire, nturangiza ubimenye mbere, and then nimba ushaka kunyakira ukavuga ati nshaka kumbera umugore, inzu utazanyinubwa, nyine tubane muri ibyo bibi byanjye byose, ariko bizi singo. The fact ntabwo ageze abimubwira bakiri guteretana, amubwira bamaze gushakana bari abageni. Kandi umugore urukumva ko yafashe decision yo kuvuga ati nshaka kwinjoyinga ubugeni bwanjye, mbese wenda tuzanabyare tumaze wenda nko kugura n'inzu, cyangwa se wenda hari n'amafaranga wenda amafaranga angana gutya dufite kuri account. Kumva waratangiye no gusavinga wenda no ku mashuri y'abana mu Rwanda think bacyishura ukakuringa hode kugira umwana wawe. Now umugabo arakubwira afite abana batatu, okay I accept that, kubera ko nta kindi wahinduraho kubera ko umukunze. Kumva and then no wundi umubyeyi we yapfuye, nacyo ni situation iri unavoidable ku buryo nta kintu nacyo yahinduraho. Kumva akaba bana hapfuye nyina w'umwana, hapfuye nyina w'umwana. So the fact abagore bandi bari kurwana kavuga ngo bakajya ngo bamuterere nabo babona. I do not understand. And umukobwa abakinze we akavuga ati ntabwo ngishaka ko muri relationship, ntabwo namublaminga honestly. Nyine wamugiriye he nama? Biragoye, right? Yeah. Biragoye so much kubera ko mfite umwana, and nimba akunda ko kumugabo we really akamukunda n'ubundi nawe eventually azagira uwe. So abarere bose njye ntabwo nabarera bose. Kereka umugabo avuze ati ndagenda kubazana, ariko umugabo avuze ngo ntabwo abazana, and ba mama akaba aribo bashaka kubazana, ntabwo nabare. Kumva ba mama wabo bigumuye already. Bigumuye se none bigumuye, they like
they like ngo N'ubundi rukorera uwundi. n'abacu barere. No, reka ndakubwira impamvu yamureze ntabwo yamureze ariko mama ahari. Mama we ahari yaramureraga. Ko yari ari umwana w'intuza w'umugabo tu. Yes, ni umugabo. Nyine ndabyumva uri kumurera. Awuse ntabwo namubwira ngo ntabwo ngiye nabarera bombi bose. Narera uwo nguwo udafite mama wabo. Cyangwa se nkabwira umugabo wanjye rero niba bashaka ubufasha kugira ngo ubafashe abana babo babeho neza uzabafasha ariko tutababanye ujye umenya ukuntu bafashiriza iwabo mama wabo akomeza akababana uwo nguwo udafite mama wabo akaba aribo babana. Do you think uwo mugabo wenda yaherezaga ubufasha abo bagore nyine banza akaba bari kwigira nabi gutya? Ashobora kuba atajyaga bubaha ariko mbere yuko bashakana umugabo nta nubwo yari azi y'abana be barizwa sibyo. Noneho hamaze gushakana umugore aravuga umva ni abana bawe genda ubashake building a relationship hamwe n'abana bawe umenya aho urangiza unabafashe banakumenye arabikora. Hashize igihe umwe arapfa biba ngombwa yuko batangira kurera wa wundi wabuze nyine. Noneho abandi baravuga ati uri kurerera undi natwe dufite abana bawe nabo bafata ubarera. Uzi, you know what, I feel like abagore nta nubwo ari n'ababyeyi beza kubera ko gushaka gutrolinga umwana ye. Ariko unyumve uwo mugabo nta nubwo yigeze abamenya ari abana batoya kumva. Honestly aje buno kumva akazi bundi abara kumugore umwana ye waramwirereye waragize waracupiye ukagira ubutari kurira ninjoro uri wenyine. I do not think wareka kwajya kubana n'undi muntu bamaze kwegera ruguru. Like seriously awo mugabo natwara abana ndo umugore nakwemera bakaza mu rugo kubera ko n'ubundi bose nimba abana bakuru is like wabarera you just have to making like intuza like schedules basic stuff ukazimenya ubundi abana bakuru ntago wenda kumwoza ni uziyoza. Ashobora kuba ateka kuboza ariko se nibakura amaze kubarera bagakura bakaba bakuru ntago bamwa kaza bakarange na mama wabo nibashake bazaba waka umwana mukuru haguryo aho umwana mukuru decidinga aho ahaba ntawe nka mama wawe utarakuri iwanyu kumva uri ntabwo yaza ngo kubwire ngo tugende gutyo kandi amaze uburenganzira bwo kuba yamukoramo n'umwana afite uburenganzira. It's okay ba wakwimakingira decision buno ngendo kwanza kubera ko turi gutanga inama awuse nabatware kubera ko umugabo urukumva nawe nibibazo ahuye nabyo muri aka kanya mugihe ari gutrayinga kugira kumendinga relationship yiwe n'abana be abagore bari kumuhinduka. So you have to help him in a way you can kubera ko n'ubundi you have accept afite abana batatu and nubwo atabikubwiye mbere nubwo it piss me off umwana ntago ari umuntu uterera undi ngo umwana ntago ari ideni ry'ubika umwana ntago ari ideni ryo wavuga ngo ndakubwiye ngo mwoni nzenda nk'ibihumbi 10 umuntu kumva ngo nzira amafaranga twakora tukishyura umwana n'umuntu ugiye uzabaho ngaho ubuzima bwanyu bwose kumva umugore ndakumva ari umugore uzi ubwenge uzi kandi akunda umugabo we kumva kuba rero yara acceptinze ibibi bye byose n'ibyiza bye byose abana n'umugisha I say just bafata ubarere. It's hard but it will work out. Yvonne we shaka ukunda kubigenza ntabwo ushaka kubarera ntabwo nabarera ngiye abana bafite nyina mu gasozi banyina mu gasozi bafite banyina ngiye narera wa wundi udafite mama we ariko abafite banyina ntabwo bibakorera waye ndi kubarera waye hose uri kubitekereza gute uzi nta bana nagira nabyara sibyo ntabwo nzi ntuza ababyeyi ariko
twari turi mu nzira ndi kuza hano nari ndi kumwe na mama none ndamubwira ngo mbese urukumva bimeze ute naho mama aravuga ngo abana n'umugisha yaba ari uwo wabyaye uhetse cyangwa udahetse umwana still ni umugisha sibyo ngo rero umugore nabafata barere nabafata barere nanabyara umva nyine umwana bitewe n'umuadota afite mu buzima bwe ubundi akura neza kumva umwana ari tumuhaye nawe ntiyagusubiza kumva ujye ukamutuka umwana azakura nawe agufitiye ingayisha agufitiye imijinya nawe nyine atakubaha kumva ariko ubu bitewe n'ukuntu umuzanyemo gake umwigisha discipline mbese nyine ukumva na papa warahari ntabwo umugore agiye kubarira wenyine kumva ntabwo bigiye kuba nka yangu niyo twumvishije umugore wemeye yaza akabagira intuza umukozi nabafata barere nukuri na mama ariko yavuze ngo abana n'umugisha nabafata barere nanabyara be sibyo nagera n'igihe cyo yiteguye kubyara be bazaza basanga bene se mu nzu bose ariko nanjye nisubiyeho nje gusanga abareze byaba ari byiza kuruta uko yabareka kubera ko ashobora kubarera bamara gukura bakazamwitura ni byiza cyangwa bakajya bafata n'abana be neza ubundi si ibyene nyina si ibyene se ni abana bazakurana nabe ni abana bafite amaraso ubundi abana batakuririye ahantu habi ngo bazajya bagira udutiku ukuranye n'umuntu uhora kubwira utuntu tubi nk'uko bakuriye wenda nka ba nyina nk'abo ba nyina bari kubata bajya bababwira ati uriya mugore wa so ibi ni uriya mugore wa so ibi ni ugasanga abana bakuze bangaye nyine bafite nyina wabo so nabatwara kandi hari ikintu cyo kijye kivuga bajya bavuga ngo kurera umwana wundi ntabwo byoroshye understanding ntabwo bizakorohera ariko still umwana ni umwana ntabwo wavuga ati ntabwo nyina yagutererana none ngo nawe uterere iyo kandi uri umubyeyi na se uri na hafi ya se n'umugabo wawe ntabwo yabyishimira rega kubona nawe yaratangiye gukunda abana bende ukavuga ngo nawe ntabushaka umwana n'umugisha ari nawe wamuhaye igitekerezo cyo kugenda kubamenya umwana n'umugisha yaba ari uwatari uwanjye ariko abahungu bose bari hanze aho mu nimba muzi ko mwarateye umukobwa inda mubivuge mbere ugomba kubivuga mbere niyo utaba ufitanye relationship n'uwo mwana cyangwa se n'abo bana banga bafite mu gasozi ugomba kuvuga ati mfite abana hanze ariko nta relationship ufitanye nawe mukamenya n'abana banyu arega umukobwa ubu ukumva iyo utekereje kubana n'umuntu ubu ni ubuzima bwawe bwose ugiye gushyira ku muntu ariko umukobwa ashyize ubuzima bwe ku mugabo n'umugabo ashyize ubuzima bwe kuri weho mukobwa kumva so the fact muri kujya gushakana mutaziranye niko abantu basigaye ba breaking up these days icyumweru kigashira akavuga ati iyo mbwira habiri kandi ntabwo mbana ari iriwe Yesu wateye so it's yarateye ivi gusa tutarashaka ngo tubane yikuramo biroroshye nyine uvuga Yesu bimenye nyine ntari najya kubana nawe nyine ugomba guhereza umuntu option yo kuvuga ati oya cyangwa se yego agukundira ibibi byawe byose akabizi hari undi muntu wahajije ngo mbese ntabwo kibona gukunda cyane mukabura gukundana ashirike akakubwira ngo rero sheri mfite agasida reka mbabwire sida buno ni indwara isaje I know okay nyine umva rero sheri ngo mfite agasida ngo ariko ngenda kwikundira cyane ubyumvute ngo nabigenza ute rero nkumbaza nabigenza ute bibaye utyo wabigenza ute nambwira walk away thank you so much for telling me why were you walking away ngiye gufata sida umukunda no there is a way kutakora intimacy watabuteye sida ku muntu umuhorana buri munsi none uho wakwemera ko rwara sida
no. umuhungu aje akakubwira wumva sheri ndwaye sida ariko ndakwikundira cyane uko uzadushaka waye ndi kujya kubana nawe umukunda wakwikuraho no reka nze mubwire yes abantu barakundana bagatandukana and kuba nagukunda nkaba menya ikibazo ufite ntabwo byambuza ko natandukana nawe nshobora gutandukana kuba ngukunda nkaba menya ikibazo cyawe ntabwo byambuza gutandukana nawe of course ntabwo byambuza gutandukana nawe None se akosha uzi ko muri kunyinya. okay turakunda ukaba kwakundi bavuga ngo urukundo ari impumyi wareva bararubeshyera ntabwo urukundo ari okay urukundo si impumyi nawe ntabwo uriyo ntabwo ndi impumyi so rero turakunda of course turakunda wankunda nanjye nkaba nagukunda ariko dukundanye nubwo naramaze gukunda dukundana 100%, cyangwa se dukundana 110%. Ukaza ukambwira ati rero mushiri wanjye rwose mfite sida kandi naragukunze cyane mbigenze waye ndi gukomezanya nawe nambwira None se mureke mbabazi. None ntabwo utekereza ko nyina akubwiye aneze waye aba ari so open kukubwira uko arwaye iyo ntabwo yareka kubikubwira of course ubuzanabimenya so ubuzabimenya ariko se None se ntabwo utekereza nk'uko nguko aba ari so open kukubwira ari kugira ngo arebe wenda ukuntu uri buri reacting se aranyanga cyangwa ntutekereza n'ukuntu aba ari so like so scared kuzagira umuntu wakundana nawe watekereza kugira umugore ngo ndwaye ino ntuzo. Okay, ushobora kutamwanga like ngo mpite mwangira ngo mubwire ngo wabikora ndabyanze ubundi bikora gake gake ukabijyana slow akazajya kubona byararangiye atazi kuntu bigiye. Aje muri abana bari nuko muri abana bari ubwo ari mwebwe murwaye. Okay, agiye nanjye ntabwo namubraminga bro sida ni na kandi kandare na You're so mean. Oh yeah, really, you're very mean. Nge ntakubeshye ngiye uko mbyumva uzise nyine ni ikintu kitoroshye kucyakira cyangwa no kubana nacyo kubera ko biba bigoye biragoye no kuri we biba bigoye nyine naho mba ndi gutekereza sibyo kuri we biragoye none ngiye kumufata nawe biragoye nawe kuri wowe biragoye ngiye gufatana ndekura pe umaze kumumenya none ujye gufatana nawe ni umuntu ufite experience ariko mbwira ukuntu bigoye ndi kubona ukuntu biri hard for me to accept it nange navuga ati you know shamane yanjye reka babwire she just do us apart oro yamwemera ariko aratubeshya wamwemera namwemera no I just think ko buno njya mbona mbese ndiko nari meze cyangwa ibitekerezo yanjye kera yarahindutse niyo mpamvu ndi kubabwira ngo namwemera kera you have said nanjye kera narakuvuga ngo nyine ntacyo nahinduraho ntabwo najya kukubwira ngo tugende wenda ngo dufate imiti ngo iki ngurakira yakera nanjye narakumubwira ati babayi babona ukuntu nsigaye ntekereza ibyo ndikubabwira wenda ntabwo nakunda nsigaye ntekereza bitandukanye n'ukuntu natekereza kera so namwemera lucky people lucky anyways nibyo mbafitiye by'uno munsi hari icyo mushaka kongeraho shinge ntabwo namwemera pe nakubeshye yes gukunda bibaho no hari kukubwira ngo afite abana 3 mu gasozi afite abana nta kibazo abana nabafata no reka tumubwire yes n'abana ni ikibazo ariko naragukunze nta cyatuma akakubwira nagukundana n'ibyawe umva nta n'uko avuga ngo ni accident ariko sida ye akakubwira
ngo nagiye byari wa mbere ahubwo ndi kumva abana aricyo kibazo kurusha sida kubera ko sida hari abana benshi bazivukana batabifitemo uruhare kumva so which is abo bana bazivukana cyangwa se n'urwembe rw'undi muntu ukaba rwakugira rukagira parasite n'abana uraplaying ukajya gukora enjoyment ubizi ni kandi gatatu nta accident ziba heshatu experience y'ufite yatumye utavuga ati ni gutya niko batera ahubwo sha wakwemera ufite abana batatu ukanga ufite sida how wakwemera abana batatu namwemera yahinduye mind ye ngo nge namwemera kubera ko reka nze kubwira ubundi niba ukunze umuntu mukundane n'ibyo byose ariko iyo hajemo akantu ka sida ukuyemo akantu ka sida ari kanseri uzi yuko azapfa in the next few years kanseri yo namwemera neza kanseri yo namwakira I would be so heartbroken kubera ko kamurwaza namwakira nkamurwaza yanagenda akagenda like ntagira ni yes cyangwa ngo nge nishinje ikintu uvuga ati nazo uvuga ati umuntu arwaye wasida ntabwo oya sida biratandukanye kanseri ntabwo azaba ari buyinyanduze ariko sida azayinyanduza ariko apfuye akagenda yes naramukunze ariko nazongera ngakunda n'undi ariko sida se ivo take shaman here okay no I understand actually kanseri oya nubwo atapfa vuba nyine nta nubwo ari gusigira yes ntabwo ari gusigira nyine njyewe ko mbyumva ku bantu barwaye kanseri pole oya ni indwara nta birenze ni indwara nk'uko n'indi yamufata cyangwa n'indi yamufata nta nubwo twamuseka cyangwa iki ni indwara bwo kandi iratungurana simba okay one last thing kubera tukiri kuby'indwara ntabwo umuntu akeneye impyiko ngo sha wakwemera ko bajya kukubaga ukakura iyawe bakayiba oya ahubwo se ninde muntu mwahereza impyiko uri mu buzima bwanyu famiye kubera umufamiliye wawe mwamuhujije ntuzi umufamiliye wawe wayimuha cyangwa se na sheri wawe muhuje ukaba umukunda umuhuje nayimuhe umugabo wanjye nese muri kuvuga iki ku bagore batajya bahereza abagabo babo nk'impyiko nk'igihe bazirwaye ntabwo bakunda oya ntabwo ari byo kuvuga ngo ntabwo bagutinya se kubaga bafitanye abana bangahe waba udafite n'umwana umwana wanjye mwaba mufitanye abana cyangwa mutabafitanye ariko yarabaye umugabo wawe ariko akaba yagira icyo kibazo cyo kuba yarwariye impyiko bro I feel like niyo waba umufitiye inda itari yavuka ashe niyo waba muri abajene mariye muri abageni umugabo wawe mwambikanye impeta umuntu wemereye kujya kubana nawe mu buzima mwembi ubuzima bwanyu bwose mu bibi no mu byiza arwaye anything wamuhereza cyo wafashaho ubufite yes ubundi washatse umubiri wawe ntabwo ukiri wawe none ko hariho abantuza abarwanya numva umubiri wawe mpamvu uza ngo ntabwo ari uwawe yabaze ngo abantu babaye umwe kumva iminzaka ibintu byose mufite no sinamubwira mbanza mbere ntarakubwira you have been beaten by the love bag I swear this is so bad oh my god no I'm telling you narahindutse so much n'imitekerereze yanjye no kugasone wabivugirayo n'ibinono aravuze ngo adasaba ibinono byawe gawe ego aravuze ngo guturuka ku musatsi kugeza ku binono byawe ngo arabisoma oh my god guturuka ku misatsi no ku binono ni ukuri
ubundi abakunda ni nkawe ni nkamwe baba mukeneye ora byaramurangiranye. No, I just thinking niyo mpamvu mbabwira afite kera ntabwo nakundaga ntabwo wakundaga nyine niyo njya surprise every day nabyuka ukavuga oh my god nuko ntugukunda. Reka tubirangiriza. Dusezerere. Ku bakunzi mwese mugira urukundo out of again ndi kubasuhuza. Ikiganiro cyacu kikaba kirangiriye hano. Bye bye. Wait. Don't forget to comment, subscribe, share. Yeah, this is a joyous channel. Yes. Ni channel dutanga nk'inama. icyo wifuza ko twavugaho ujye wandika muri comment uzatubwire turangiza tukubwire. Oh, gatambaro kayo. bye guys, bye. Yewe. Oh my god. Washansigaye naraguye mbumani. Waraguye.